Yes, tubifurize igicamunsi cyiza mwebwe mwakoze subscribe ku Ntare Official, tunabashimira cyane kuko mukomeje kutugaragariza yuko tuba turi kumwe mu makuru yacu tugenda tubagezaho iminsi yose. Twababwiye ko mu by'ukuri tugomba kujya tubagezaho amakuru abagezweho muri rusange, ariko kandi namwe tukabasaba gukora subscribe nyamuneka, making sure yuko wayikoze, ariko kandi niba waranayikoze uhita ukora share ugasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi mu by'ukuri baba bakeneye kumenya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko hamaze iminsi mu by'ukuri intambara ikomeye cyane ndetse iri guhuza M23 bagundagurana ku rwego rukomeye cyane, ndetse na coalition ya leta ya Kinshasa. Murabizi ko iyo tuvuze coalition aba ari mu by'ukuri imitwe myinshi, ingabo za FRDC, imitwe yose ya Maimai, imitwe ya Zanyatura, bose bikubiye mu ihuriro biyita Wazalendo. Mu by'ukuri bitajyanye, iyo nyito benshi bavuga ko itakabaye bitewe n'ibikorwa byabo, iyo nyito batakabaye bayitirirwa, kuko ni inyito nziza kwitwa ngo ni Wazalendo, bakaba ari abantu bagira ibikorwa byiza muri rusange. Ahanini ni bamwe mu by'ukuri bagiye bashyirwamo ingengabitekerezo ikomeye cyane, twavuga ko ari esprit anti-tutsi cyangwa se esprit anti-rwandophone, umuntu wese ukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, ariko cyane byagera ku bo mu bwoko bw'abatutsi noneho kikaba ikibazo gikomeye cyane. Uko tubivuga niko bimeze. Urugero, tugiye kugaruka kuri byinshi, si urugero ndetse ni nako biri kuba n'aka kanya, intambara yeruye hagati ya FRDC ndetse n'iyi mitwe ya Wazalendo cyangwa se iyi mitwe ya za Maimai zikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Bari kurasana ku nyama. Ubu ngubu tuvugana tubazaniye operasiyo yose uko yakabaye, ndetse mu gitondo byatangiye ari imyigaragambyo, ubu ngubu ho noneho barimo bararasana. Mu by'ukuri turabigarukaho, tubabwire n'ukuntu hari havuzwe icyitwa Republique Democratique d'Uvira, Fizi et Mwenga. Iyo nayo ni bimwe mu byagiye bitangazwa, yari iyobowe, byavugwaga ko iyobowe na General autoproclamé cyangwa se ni William Amuri Yakutumba. Uyu nguyu niwe waruhagarariye nyuma yo kumva ko leta ya Kinshasa yashyize agati mu ryinyo. Ariko turagaruka kuri hypothèse nyinshi zikomeye, cyangwa se ubwo ndabyita ama speculation cyangwa se gukekakeka cyangwa se analyse z'abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko leta ya Kinshasa ibi biri kubera muri Uvira ishobora kuba ibyihishe inyuma, ariko kandi n'igihugu cy'u Burundi nacyo bikagaragara ko bashobora kuba bihishe inyuma y'ibi bikorwa, muri bwa buryo n'ubundi bwo kunetraliza Generali Gasita Olivier, mu by'ukuri wamaze kuba COVID-19 cyangwa se Ebola ahangaha mu mujyi wa Uvira. Imyigaragambyo yaramutse yari ikomeye cyane, ariko ije gusandaguzwa n'ingabo za FRDC, ndetse abantu bageze mu 10 nibo bamaze kugwa muri aya masasu ari kuvugira muri Uvira. N'ubu ngubu turi ahangaha mu by'ukuri niko bimeze. Turabigarukaho byose. Ni Kivumbi na Jasho, benshi barimo baragenda berekana mugongo haina haya, nkuko bakunze kubivuga ngo mugongo ntugira isoni. Bari kwiruka ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma turagaruka mu duce twinshi, ubwo ni ama village yigaruriwe na M23, ndetse muri iyi weekend yarangiye, ndetse n'ubu ngubu ni uduce mu by'ukuri turi bugaruke tubavire imuzini muzingo operation uko zagiye zikorwa. Hanyuma tuze kuba dusimbukira muri Rubero, habaye gukozanyaho hagati ya M23 mu minota mike, M23 na FRDC, mu gihe cyo FRDC mu by'ukuri bari barenza agace bakontorora bakinjira mu kantu kameze cyangwa se muri nk'ahandi bakunze kwita zone tampo cyangwa zone neutre, wabyita uko ubishaka, cyangwa se agace babasa nkaho bagabanyiyemo baza kukinjiramo, ariko ntabwo byaje kubagwa amahoro. N'ubundi nk'ibisanzwe leta UPDF, ingabo za Uganda ziza kubagoboka ziratabara, turabigarukaho. Hanyuma turasimbukira ibibwe, naho urugamba ni muri Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi, ariko hatari kure cyane ishyamba ya za Walikale, kuko ushobora kuva za Bibwe ukazamuka ukagera aho bita ku Ihembe, ukava ku Ihembe ukamanuka ukagera aho bita Ibirihi, wagera Ibirihi ugahita utambika ukajya Pinga.
ntabwo urwo rugendo ari rurerure ku bazi izo akise. Ndabizi ko benshi mudukurikiye tubana ahangaha ku Ntare Official murahasobanukiwe, nubwo bamwe bataheruka, ariko kandi utwo duce nkeka ko dukurikirwa n'abantu bakuru bagiye bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari bakuru bazi ibice, bashobora kuba babizi. Hanyuma turaza kuba twerekeza muri Ituri naho ubu ngubu bari gukocagurana, aho Kodeko nazo zasubiranyemo nyuma yo kurasana bikomeye cyane. Turaje nabyo tubivugeho muri aya makuru yacu. Ubundi turaza kuba dusoreza mu by'ukuri ku nkuru zo hirya no hino ziba ziri kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru biba bigiye bitandukanye. Ngewe unyite Rafiki Kijana Machachari, wako ni wako, yes, wawe ari uwawe buriya. Nizere ko dukomeje kugenda tubana. Hanyuma munyemerere dutangire kuri Uvira, kuko nkeka ko benshi muri kuvuga muti ese Uvira bimeze bite, none se intare ziri kugeza amagingo yangahe? Ko hari abantu bakomeje kugenda bandika bakavuga bati intare ziri hafi, ziri aho zirimo zirabareba, ati uko barimo bagundagurana bo ubwabo basubiranamo, uko ingabo z'u Burundi bivugwa ko, ndavuze ngo bivugwa ko zishobora kuba zasubiye inyuma zikajya kudefanda umupaka wabo, ese intare za Sarambwe biraza kuba bigenda bite? Benshi bakavuga bati ese cyaba ari cyo gihe cyaba kigiye, igihe cya Uvira cyaba kigeze? Bamwe niko bari bakabivuga muri ubwo buryo, abandi bakavuga bati atuyu ni wo mwanya. Ariko kandi ntabwo turi bwibagiza amagambo Afande Sultan Makenga ejo bundi yaganirije abakadere politiko militaire bari basoje amahugurwa, n'ubundi yababwiye amagambo akomeye cyane, aravuga ati ntabwo tuzongera gukorera ikosi ahangaha. Munyumvire neza, ati ntabwo tuzongera gukorera ikosi aha, ati promotion z'ubutaha ntabwo zizakorerwa hehe, turanaho turahagaruka. Yahavuze aranaha precisa, avuga ati tuzakorera ikosi Kisangani, nubwo yabyivugiye. Kandi urabizi ko ni umuntu utajya uvuga menshi, utapfa kuvuga ibintu biri aho utyo bira mupango cyangwa bira sababu. Ni umusirikare kabisa, uri discipline ndetse ukamiritse, uvuga n'amagambo ndetse make. Ku magambo ye make yabwiye bare gusoza amahugurwa, yarabwiye ati ntabwo tuzongera gukorera ikosi ahangaha, ati ikosi itaha tuzayikorera Kisangani, Kalemi n'ahandi. So nabyo tugiye kubigarukaho. Ubu situation zimeze zite mwabantu mwe za Uvira? Situation zitwaye zite za Uvira? Mu gitondo hatangiye ikitwa imyigaragambyo. Nkuko mubizi, mu mujyi wa Uvira hamaze iminsi hari gahunda ya guma mu rugo, cyangwa se greve sèche nkuko bakunze kuyibyita, cyangwa se kudagira imirimo ikorwa. Ntibajye mu muhanda, ntibakora ibyo bakora, ariko ntihagire moto ntizemererwe gusohoka, imodoka ntizigende, amabutike ntafungurwe, n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye, uretse ibikorwa bya bindi twita iby'ibanze nk'amavuriro, ndetse gusa hari niko navuga n'amashuri ntabwo ibyo byabaga, kuko imihanda yose nta modoka yagendaga. Barimo barasaba iki? Abo tubana ahangaha murabizi, barimo barasaba ko General Gasita yavanwa muri Uvira, ngo akavanwa muri Uvira. Leta ya Kinshasa ntabwo yahamwohereje ejo bundi. Benshi bashobora kuba bari kubyitiranya, hari ibitangazamakuru bimwe nagiye mbona bivuga ati Gasitwa yazanywe. Gasita amaze igihe ari komanda region adjoint chargé des opérations et renseignements, ntabwo ari ejo bundi bamuzanye. Gusa yari yungirije uwo bita generale ya noneho amwungirije batsinzwe, bafatanywe Bukavu, baramujyanye titire rero baramufunga. Gasita nawe arahamagarwa, abanza yajyanwa Maniema, ariko aza kurekurwa. Ejo bundi yaje ari kugaruka muri fonction ze zimaze igihe. Wazalendo rero baravuga bati twebwe ntabwo tumukeneye kubera ko ari umunyamurenge, kubera ko ari umututsi. Leta ya Kinshasa nayo iti twafashe icyemezo, Gasita ni umu vrai patriote, Gasita ni vaya kombata, ntabwo twebwe twamukura aho ngaho, tuba turi gufavoriza
rya vangura badushinja ndetse rituma tugenda dutsindwa. Ubwo ni muri iyo kade, ariko amakuru akavugika ko ubundi Gasita uko byagenda uko ariko kose, nubwo yava muri ya gatoroka akagenda, n'ubundi yajyanwa muri gereza agakatirwa ikintu dushobora kwita nka rashite. Bahita bamushinja ko yahunze iki, yahunze inshingano yashizweho, yaroherejwe, byanga bikunze leta niyo igomba kuhamukura. None leta yabyanze. Nk'ubu tuvugana, ndakeka turi mu masaha nyuma ya saa sita, imyigaragambyo yavugaga ko iri bugeze saa sita, kandi saa sita yari isaha ntarengwa iyo General Gasita yagombye kuba yamaze kuva muri uyu mujyi. Abyumva neza, ikibazo gikomeye cyane. Ubu tuvugana nyuma y'iyo saa sita rero, igihari nuko icyitwa urusoro arirwo ruri kuraswa hano mu makaritiye agiye atandukanye, Nyamiyanda, karitiye ya Kalimabenge, ndetse n'amakaritiye n'amakomine amwe y'ahangaha mu mujyi rwagati. Abantu bageze mu ico nibo bamaze kuraswa b'abaturage. Abyumva ko ni ibintu bitoroshye. Hano amakuru akatubwira ko ibyo bije bikurikira Repubulika yari yatangajwe n'aba William Yakutumba na ba Makaneki Kashimira John na ba Rene Itongwa n'abandi, bari bavuze ko Uvira, Mwenga ndetse na Fizi bigomba kwigenga ikaba Repubulika. Abonye n'amadarapo yagaragaye, abonye amadarapo bayashyizeho. So amakuru akatubwira ko ubu tuvugana ubu ngubu turi ahangaha, urugamba cyangwa se intambara yeruye kuva saa 4 zuzuye, isasu ririmo riravugira mu mujyi rwagati wa Uvira. Naguye ku itangazo ry'umugabo bita Jean Jacques Purusi yandikiye Jacquemain Shabani Luko, ministre wa Interieur, ya ministre w'umutekano n'umutegetsi bw'igihugu, amubwira ko muri Uvira hari ikibazo gikomeye cyane, ngo icyo asaba kigomba gukorwa ngo ari uko haboneka ubutabazi bw'ibanze, kuko ngo bari mu bwoko bw'abanyamurenge bo nta naho bari kuvoma, Amakuru akatubwira ko muri quartier Kalimabenge ikitwa isasu ntiwareba, muri quartier Nyamiyanda isasu ni ryose, ndetse no muri quartier Kabindula kuva saa 4, Kabindula, Kalimabenge ndetse na Nyamiyanda ntari kumvikana ikitwa urusasu. Kandi amakuru akavuga ko umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahariye akavimvira hamaze kugera wazalendo zirabloka, n'ingabo z'u Burundi nazo zagiye zigira zite zirabloka. Urumva ni ibintu bitoroshye. Ikitwa itangazo ryari ryashyizweho, niba ndaryita se bloka byara mu itangazo koko. Iyi Repubulika ariyo na William Yakutumba, cyangwa wenda reka mbumvishe ukuntu noneho ari intambara yeruye ku mugaragaro. Abo tubara ku rubuga mwebwe, abo tubara ku rubuga bo murabizi yabaye intambara yeruye. FRDC barimo bararwana na wazalendo, noneho ku nyama bitari bya bindi byo kuvuga ngo bari kurasa ikirere akuru. Benshi bakavuga bati ni barasani, ngo intare za Sarambwe ziriho zade, bamwe ngo ni kangasirite ngo mufunge sefu. Asutamye kabisa. Kwihangana ntabwo byose. Icyo nshobora kuvuga abo tubana ku rubuga, twagiye tubabwira ko mu by'ukuri icyo mugomba gukora, mugomba twandikira tukabashyira ku rubuga, kuko twatangiye mu gitondo turi kujya tubabwira evolution uko biri kujya bigenda byitwara buhoro buhoro. Ubu rero noneho umujyi wa Uvira wamaze kuba ujya mu mazi abira ku rwego rudasanzwe, aho ikitwa isasu ari isasu bamaranye. Gasita yabaye COVID-19 kabisa mu mujyi wa Uvira, yabaye COVID. Abantu 10 nibo bamaze kubarurwa, kandi ni imibare ishobora kwiyongera isaha iyo ari yo yose.
hanyuma benshi bakavuga bati ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ibyihishe inyuma kweli kuba bari gusheta agasita nk'uko byavuzwe na Fredy Kaniki akavuga ko Tshisekedi ari kwiyamamariza aho bita Makobora, ndakeka niwe yiyamamarije 2023 yego yavuze ko ngo azagenda ngo arome ngo iri infiltre ngo azagenda ngo avanamwe abasirikare babandi b'abatretre umwe. Ese uyu nguyu nawe ntago baba bamuteze bamushese, wenda bivuge muri ubwo buryo. Umugabo bita Ntuse Barundi nani Kirogorogo ndayishimiye ko afite ijambo rikomeye cyane kuri aba Wazalendo, ko ntacyo bari kubikoraho kandi ari umuntu ushobora kubwira nk'uko aba bari kuvuga ngo kangasirete, ko ashobora guhamagara akavuga ati wewe Yakutumba weho Makanaki, icyo tubasabye ni mufunge safe tugire ibyo tuganira, ko ntacyo ari cyakorwa nka leta iri gufatanya n'indi leta mu buryo bwo gushaka ibisubizo bw'ibibazo cyane cyane mu kurwanya umutwe wa M23. Ibi bintu bimeze bite? Ibi bije bikurikiye umurambo wa Colonel Gisore banze gushingura kandi ari umusirikare wa leta. So ibi rero uko biri buze kugenda, benshi bakavuga bati intare za Sarangwe nazo zamaze kuba zimanuka, ati kirindiriwe ni order guhita babinjirana, kuko ingabo z'u Burundi zamaze kuva muri plaine nkuko bivugwa. Ntabwo wabyizera 100% ngo ndetse na bamwe muri Wazalendo bashobora kuza kumanuka kugira ngo imirwano nikomeza bakamanuka bakava mu misozi bakaza bakarwanira mu mujyi, AFC mu 23 nayo yarangiza kamanuka ikajya kubakiza. Ngayo nguko ibya Uvira. Nshatse wenda sinagira icyo ndenzaho, nshatse naba nsoreje naho ngaho birabaye. Ubundi cyo nababwira ntimujye kure y'Intare official, dukomeze tubakurikiranire kamwe ku kandi, buri kintu cyose kiri kugenda kibera hariya muri uriya mujyi turaza kuba tubibagezaho neza cyane 5/5, ariko abaturage barimo bariruka ku rwego rudasanzwe. Hanyuma twigire muri Masisi. Muri teritwari ya Masisi ni imirwano yabaye muri iyi weekend kuva kuwa gatanu kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru. N'uyu munsi hari uduce tumwe na tumwe twabereyemo imirwano. Amakuru tubwira ko hari uduce hari amaglomeration cyangwa se uduce tugeze mu 8 twigaruriwe na AFC mu 23. Two duce n'utubi haravuga ko harimo uduce turi muri groupe ya Buabo hangani muri teritwari ya Masisi, n'ubundi hakaba muri secteur ya Oso Banyungu muri groupe ya Bugabo. Atari gihe tuvuga Buabo tukaba turi kuvuga nk'uko bo babyita bitewe n'uko baba bashaka ku minimiza no kuridikiliza no gutesha agaciro ururimi rw'ikinyarwanda, kandi uduce twiriya twose twitwa tugira amazina ari mu rurimi rw'ikinyarwanda. Vuga ko muri groupe ya Bugabo mu by'ukuri navuga ko uduce tumwe tugiye dutandukanye turimo akitwa Buhoro, turimo Showa, turimo n'agace ko bita Bwambariro. Utu duce uko ari dutatu turi muri groupe ya Bugabo twigaruriye muri weekend ishize. Vuga ko iyi weekend yasize uduce tugeze muri dutatu two muri groupe imwe twigaruriwe bidasubirwaho ari AFC mu 23 iri kudukontrola. Hanyuma hakaba utundi duce twaje gutuma cyangwa se twaje guhungirwamo n'iriya mitwe irwanya AFC mu 24. Ziriya ntera hamwe ziba zikorera muri biriya bice buriya tuvuze ngo ni za Wazalendo, ariko ni intera hamwe ahanini usanga ziriyo. Buriya tugiye kugaruka nk'abibwe nituba tubabwira ibyabibwe muraza gusanga mu by'ukuri nta Wazalendo bakiriyo bagifite imbaraga, ahubwo hari harwana intera hamwe FDLR ari bo barwana muri biriya bice. Wazalendo basigayeyo urabona ko intege zabo zikomeje kugenda zicika, bamwe babavamo bareba nka General Hakiza ndetse na ba Colonel Yves barazwi cyane, na abantu bari bakomeye ndetse babaye nkaho banasahuye icyo cyama cyabo, aho Tworve za Morotier n'izindi mbunda zigiye zitandukanye zikomakomeye zose zamaze kuba zihavanwa. Kona Wazalendo hari ushobora gusanga umugeneral udafite ziriya mbunda
muri wazalendo. Rero iyo uri general ukavana imbunda zingana kuriya mu bubiko, baba basigaranye icyuho gikomeye cyane. So kugeza ubu rero amakuru akatubwira ko wazalendo basubijwe inyuma nyuma yo gushaka kugaba ibitero muri turiya duce nagarutseho haruguru turimo za Buhoro, Showa ndetse na Bwambariro, ariko bikavugwa ko ngo abangaba ngo basubijwe inyuma bakarwanwa inyuma y'agace ko bita Busoro n'agace ko bita Kinyere, agace ka Busoro, agace ka Kinyere ndetse n'akandi gace ko bita Ingesha. Utu duce two twamaze natwo ubwo tubaye dutandatu, zibaye agglomeration 6. Hanyuma aho basigariye nkuko amakuru tuyakesha imboni yacu tubereye hariya yatubwiye ko muri axe ya Kazinga ndetse na Mahanga Adui interahamwe zikirimo kugeza magingo ayangaya. So ibyo byo birumvikana, Mahanga Kazinga haracyari iriya coalition ubundi iracyari muri biriya bice kugeza ubu tuvugana. So gusa tukiri muri iyi territoire ya Masisi, twahita wenda dusimbukira Ibibwe. Bibwe ubundi abahagaba ibitero ntabwo ari za Nyatura zo kwa Jean Marie, ni interahamwe ni za FDLR zikiri muri ya FDLR ziri za Kinyana hasi, FDLR ziri za Hembe, dore ko byavugwaga ko kagasaza ka Rumuri ariho ari ntuza Byiringiro Victor uko yabaherereye za Hembe n'ahandi nkaho muri ibyo bishyamba. Ariko urugamba rwabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru, n'iki gitondo haramutse humvikana urusasu rw'amasasu muri Bashali Mokoto muri axe ya Bibwe. Nkeka ko Bibwe benshi murayizi, mwebwe mudukurikiye Bibwe murayizi, hari abadukurikiye bashobora kuba baranahigiye ndetse bazi ibyaho. So ni ukuvuga ngo kugeza ubu amakuru ari kuva kuri Tara yambwira ko Bibwe yamaze kuba totalement libéré. Gusa ikibazo gihari ni uko kugeza ubu hari umuvandimwe nabonye abaza ati se ibyo bice bya za Bibwe biracyatuwe n'abaturage? Ni bake cyane, ni bake. Ni ibice byagiye bibatwa n'intambara, usanga ushobora kugenda na kilometero n'icumi ugenda ahantu hadatuye abantu kabisa, hadatuye abantu, ukabona ukagera ibyo bita Insisiro, ukahava ukagera ahandi muri ibyo bice. So amakuru atubwira ko rero ngo izi FDLR zihaba ni nyinshi cyane, ngo nizo zagabye igitero ngo zishaka kugira ngo zirene zakwigarura Bibwe, kuko Bibwe itanga access mu duce twinshi, itanga access kuba za Mukengwa na Amayeta Major ya Jean Marie zishobora kugerwamo mu buryo bworoshye. Akaba ariyo mpamvu rero bifuzaga kugira ngo Bibwe idafatwa, ariko byaje kurangira n'ubundi ifashwe n'intare za Sarambwe. Nihuse cyane ni muri territoire ya Rubero hamaze igihe mu by'ukuri navuga ko hari umutuzo, nta rugamba ruhabera. Ibice 23 yafashe, Umuganda yaragiye nawe yitambika nk'imbere ashyiramo akantu kameze nka zone tampo, ariko noneho ibyabaye ku munsi w'ejo byo navuga ko bisa nkaho bisekeje, kuko habayeho gukozanyaho mu masaha make cyane ubwo ingabo za FRDC zajyaga muri patrouille. Abapatruyere barenze gato bakarenga imbibi zabo, akantu aho nshobora kwita nka zone netre cyangwa zone tampo, cyangwa agace burya muba musa nkaho musangiye ariko mutemerewe gupfa kuba mwakageramo. Amakuru akambwira ko ari agace ko bita Ndoluma gasa nkaho bakagabanye agace ka Ndoluma. Hanyuma biza kuba ngombwa ko abangaba M23 ikibabona iravuga iti abangaba bashobora kuba baje kudutera, niko gufata abasirikare bayo batangira gupanwa, batangira no kubarasaho. Muri kwa kubarasaho uko byaje kugenda nuko FRDC mu bwoba bwinshi bwayo ikunze kugira muri biriya bice yahise ialerta, isikora alerte ya alerta Lubero centre, ya alerta ingabo za UPDF. Hanyuma bavuga bati nyaboneka mutubarize kwa kundi bajya batabaza muri biriya bice, mutubarize icyo
icyo M23 ishobora kuba iri kudushakaho, niba twibeshye tukarenga muri biriya bice, ariko ntabwo bagomba ni abantu ubona ko badashobora no gupfa kurwana, kuko bumva ngo M23 irahagurutse neza neza. Ntekereza ko ibice perte cyangwa se perte bahuriye nayo mu gace ka Runyansenge ishobora kuba yarabakoze ahantu baratakaje ku rwego rukomeye, aho iyo bumvise ngo intare za Sarambwe ziraje amaguru bayabangira ingata. Hanyuma ndetse ngo uko byaje kugenda, umukuru w'ingabo za Uganda uyoboye brigade hariya yahise agenda ajya kure ingabo za M23, abwira ati nyabuna habayeho kwibeshya, ati mube mubihoreye. Buriya iyo niyo situation igiye hariya muri Rubero. Ubu Rubero M23 sike bangayo bagize ngo bashatse nko kugenda, FARDC yalerete igamagara UPDF ati nyabuna ati dore abantu baradushaka ka munani, UPDF igahitiza igakaruma ibintu bigakomeza utyo. Nuko nguko muri Rubero bimeze. Gusa abakomereka bari bamaze gukomereka, ripoti ya risasi na Mageru irambwira ko abasirikare babiri aribo bakomeretse bo ku ruhande rwa FARDC, mu gihe mu by'ukuri bari bamaze kuba badvansinga na M23 bayisanga mu birindiro byayo barenga zone tampo. So ni muri Ndoluma aho ngaho, akaba ari muri teritware ya Rubero. Hanyuma nihuse ubutumwa bwa General Sultan Makenga ku bakada bwabaye ubutumwa bukakaye mu gihe basozaga amasomo yabo amasomo yabo. Aba ni abakadere politiko militaire bakunze n'ubundi gutozwa, baba ari abasivile baba bagomba kuzakora mu myanya y'ubuyobozi cyangwa se abakamarade, uko umuntu wenda yabivuga. Mu gihe basozaga aya mashuri hari Corneille Nanga, coordinateur politique cyangwa umuhuzabikorwa mu bya politiki, hari ndetse na Bertrand Bisimwa wungirije, hari na Afande Sultan Makenga nawe wari uhari umuhuzabikorwa mu bya gisirikare. Yababwiye amagambo akomeye cyane. Kanyarebe vuba nihuse wumve ko mu by'ukuri ni amagambo akakaye, hari icyari kugaragaza, kuko aragaragaza ko ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura, kuko yababwiye ko ngo iyindi formation ngo idashobora kuzabera ahangaha, indi formation ngo ishobora kutazabera ahangaha, ngo izabera gushaka aho imboni yanjye yaba yabintumiye, ndetse n'umwe mu bo boherejwe, ndetse nabo bari bashoje ayo masomo. Yavuze ati twebwe ntabwo tuzakorera indi formation ahangaha tena, ati ahubwo dufite gahunda yo kuzakora formation Kisangani, Kalemi ndetse na Kindu. Niho dufite gahunda yo kuzaforumira, ati abandi bakadere dushaka, ati nabazaba baturutse muri ibyo bice, ati tuzaba twagezeyo. Umva ayo magambo ukuntu atyaye, avuga ati kuba Kalemi, Kisangani, Kalemi na Kindu ahangaha ngo byanga bikunze ngo niho tuzakura abakadere politiko militaire. Ibi rero bikaba byateye impungenge. Yabivuze nyine abasobanura bereka uko igihugu cyahuye n'ibibazo byinshi kandi aribo bagomba kugikemura, ariko iryo jambo ryo nashatse kugira ngo muryumve, mwumve ubwo butumwa bwahawe ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa uko bishobora kuba bimeze. So urumva ibyo ngibyo rero ntabwo byoroshye, reka tukomeze tubihangange amaso, turaza kuba mu by'ukuri tubikurikiranira hafi. Tubikurikirana hafi ko ntabwo byoroheje. Ndimo ndabona kabisa, ndimo ndabona amakuru adasanzwe avuga ko ariko u Rwanda rwararenganye, ni ukuri kw'Imana. General Sylvain Ekenge umuvugizi wa FARDC kabisa ngo ararega leta y'u Rwanda kuko ngo ariyo iri gufasha ngo Wazalendo kurwanya General Gasita. Cyakora ngo kabyaramwe, sinzi ngo ibi bintu bizagana hehe. Wavuga ni abantu bajya bavuga ngo
ngo abantu bajya bavuga ngo harya ngo wapfuye yarihuse, wapfuye yarihuse kivi vravera, kivi vravera kabisa, ibintu ntabwo byoroshye biranasekeje. Hanyuma ngo hari amato ageze ku 8 aturutse muri Fizi ari kuza mu mujyi wa Uvira, yaba ya mitwe y'ababa mayimayi, mayimayi bari kuva Uvira bari kuza hehe, bari kuva Fizi bari kuza Uvira, bari guca mu mazi hahandi mwabonye Ntuzangoma Nzito yanyuze. Ayo nayo ni amakuru agenda atugeraho kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma na probleme kwenye iko matatizo make kwenye iko maandamano iko nenda na watoto. Gusa ikibazo gikomeye cyane nuko bari kujya mu myigaragambyo bajyanye n'abana. Ibi ngibi mu by'ukuri ibiteye agahinda agakomeye cyane. Hanyuma ibi ngibi mu by'ukuri bivuga ko ingabo z'u Burundi zishobora kuba zose zigiye kuva hariya ngo kubera ngo kutumva neza ibyo Wazalendo na FARDC bashobora kuba bari gupfa. Nabyinjiyemo neza, nagiye mbibabwira. Wenda nsoza ni muri Ituri niho nsoreje. Hari muri access zigiye zitandukanye, hari ahabereye imirwano. Amakuru atubwira ko muri teritware ya Jugu, mu gace ko bita Mungwalu, gace ka Mungwalu muri quartier Kilomoto, aravuga umukoloneli wa Kodeko wabashije mu by'ukuri kugaba igitero ku wundi mukoloneli wa Kodeko. Niyo wa mutwe ukunze kwica abaturage bo mu bwoko bw'abahema, bararasana n'ubu amakuru arambwira ko ngo bakirwana, nubwo uyu nguyu ngo yari yahunze agahungira mu gace ko bita Nyangarayi, gahungira mu gace ka Nyangarayi. Amakuru avuga ko ngo yongeye kugaruka n'ubundi kurwana. Benshi ntiharamenyekana icyo uyu nguyu ashobora kuba ashaka kuri mugenzi we cyangwa icyaba kiri gutuma atumvikana na bagenzi be. Hari gato aho ngaho wenda tugana ku musozo, niba nta yindi nkuru yaba isigaye keretse iziri buze, igihari cyo nuko Uvira yo amakuru tuhafite yo araza kuba ari menshi. Cyo nabasaba gusa mukore subscribe nyamuneka, hanyuma amakuru yacu kugira ngo azajya bagereraho ku gihe. Buriya utakoze subscribe niyo mpamvu mujya mubona bamwe bandika ngo ngo nari narakubuze, ngo twari twarababuze. Oya pe, tuba duhari kandi tuba tubahera amakuru ku gihe. Ahubwo ni kwa kundi dukurikira utarakoze subscribe cyangwa se sabone, niba utari abonye ngo ukande kunzogera, amakuru yacu uko tuyasohoye ntabwo akugeraho. Ariko iyo wabikoze uko durekuye ikiganiro direct gihita kikugeraho ako kanya. Rero urasabwa kuyikora, ntacyo bisaba, nta birenze, nta kintu bisaba kabisa. Ni ibintu byoroshye. Kubona abantu nk'igihumbi ukabona bagukurikiye ariko ukabona nta n'abantu n'icumi bigeze bakora sabone, ibyo bintu ntabwo burya aba ari sawa, ntabwo aba ari sawa, ntabwo biba biri kutugaragariza ko muba mutugeraho mwitambukira mutari inshuti z'akadasohoka z'Intare Official. Murakoze cyane rero, turongera dusubire mu makuru yacu ari imbere. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.